Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abayobozi mu nzego zitandukanye kurangwa n'ibikorwa bihindura imibereho yabo bayobora, naho urubyiruko arusaba kugira imyitwarire ihwitse kandi bakayigaragaza hose, harimo no ku mbuga nkoranyambaga. Ibu umukuru w'igihugu yabigarutseho mu butumwa yatangiye mu masengesho yo gushima Imana no gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast. Kwizera John Patrick afatanyije na Byron Ndayambaje barakomeza. Ni amasengesho ategurwa hagamijwe gushima Imana ibyo imaze gukorera u Rwanda no kuyisaba ngo irufashe gukomeza kujya imbere mu mwaka mushya uba utangiye. Umuyobozi w'umuryango Rwanda Leaders Fellowship utegura aya masengesho, Moses Ndahiro, avuga ko hari byinshi abanyarwanda bashima Imana. Irabiduhaye, irabyuzuza, none natwe twaje kuyishima. Twaje no kwiragiza uyu mwaka dutangiye wa 2025. Tujya gutora dusize duteretse tugataha kubw'umutekano dutarama mu gihe abandi baba bataruka. Waciye iteka ko ntatera ubwoba i Rwanda, ayo waduhaye afite gitereka ntazabogo kuhora utugoboka. Na cyago ngo ni mabaga ndetse n'ibindi kigenzi cyabyo. Mana waradushoboze turagihashya Nyagasani. Umuyobozi w'ishuri ryigisha iyobokamana Africa College of Theology riherereye mu karere ka Kicukiro, Dr. Nathan Kiloma, wari umubwiriza w'uyu munsi, yagaragarije abayobozi ko bakwiye gutanga urugero kubo bayobora, ibyo bazi bakabishyira mu bikorwa bikava mu magambo. As Christian leaders, we are entrusted with the responsibility of guiding others, not just with our words but with our action. Naho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahaye umukoro abitabiriye aya masengesho kujya bakora ibihindura imibereho yabo bayobora. Bwa bumenyi bubiduha n'ibikorwa dukwiriye kuba dukora, kandi ibyo ntushobora kubihisha, ntushobora kubeshya abantu utigewe ibintu byose nzi mbishyira mu bikorwa. Oya, ibikorwa kuba bihari cyangwa bidahari bizakugaragaza. Ntushobora kubeshya. Niyo wabigerageza abantu barakubaza batari ko imitima y'abantu wahinduye ukabajyana mu bikorwa bigaragaza icyavuyemo birihe, ngomba kubyerekana. Umukuru w'igihugu kandi yasabye abayobozi mu nzego zitandukanye kugira uruhare mu gukemura ibibazo bibangamiye imiryango. Ibiyobyabwenge, imiryango yahungabanye, mu mago n'abana batoya bagishakana, bamaze amezi bashakanye bataragira n'urubyaro. Hari imanza zingana zitya baraye batandukanye, ntibumvikana, bararwana cyangwa baragira batya, ibintu byinshi. Dushatse rero kugira ngo twuzuze inshingano zacu, hari abatuyobora mu bintu by'amadini, inyigisho zishingira kuri ibyo ngibyo, dukwiriye kwibuka kubikoresha uko bishobotse kugira ngo tugabanye ibihungabanya umuryango nyarwanda. Perezida wa Repubulika yanagarutse ku myitwarire idakwiye urubyiruko rw'u Rwanda igaragara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media, no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite ko
kwambara ubusa ntabwo kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa nta muryango ubaho kwambara ubusa ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe ni ubusa buri mu mutwe nicyo kibazo niho bishingira. Abayobozi bitabiriye aya masengesho bo mu ngeri zitandukanye bavuga ko batahanye impamba izabafasha mu mirimo bashinzwe itandukanye. Kuko twagaragarijwe impamvu icyuho kibamo ni ukwiyemera mu myanya ariko ntidukore kandi ibikorwa byo biragaragara ntabwo ari nk'amagambo. So niba hari icyo umuntu yakwirata yirata ubuzima bw'abaturage yahinduriye kurusha kwirata icyo ari cyo. Tumenye dushyire mu bikorwa. Zitwibutsa ko turamutse dushyira mu bikorwa ibyo byiza bizwi byazana impinduka muri sosiyete yacu, mu rubyiruko, mu miryango, mu gihugu, iterambere mu buryo bwose, ku buryo ibyo bizwi byiza bibaye bishyirwa mu bikorwa twabona impinduka muri izo mpande zose. Hagarutswe no kureba ku buzima buri mu rubyiruko, imiryango ishwanyuka, imiyoborere itagenda neza, ko icyo kintu kiba gishyizwe mu buryo mu by'ukuri twabona impinduka. Numvise ari ikintu cyiza umuyobozi wese wari uri hano yatahana aharanira kureba ko ibyiza umuntu azi abasha kubishyira mu bikorwa bikazana impinduka. Ni amasengesho yitabiriwe n'abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda, inshuti z'u Rwanda zo mu bihugu binyuranye, abahagarariye imiryango itari iya leta ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Kwizera John Patrick, i Kigali.